ubukene akaba yatanga icyizere. Scovia, uru rubyiruko aba Gen Z nk'uko tubivuga nimwe bakesha amakuru umunsi ku wundi mu biganiro, mu myidagaduro ndetse n'amatangazo. Ibi byose ariko kandi birahura n'imbuga nkoranyambaga nazo ziriho abo nakwita self made journalist kubera citizen journalism. Aha rero nkaba ngira ngo udutandukanyirize umunyamakuru w'umunyamwuga cyane cyane ko uri n'umuyobozi wa Rwanda Media Commission, udutandukanyiriza umunyamakuru w'umunyamwuga ndetse nushobora kubikora kubera ko ari amatera, hari amakuru abonye, hari ibitekerezo afite, turamutandukanya gute n'umunyamakuru ugomba gutanga amakuru asesenguye? Ndatekereza ko udakwiye kubatandukanya, uze gutandukanya ibyo batangaza. Ndagushimiye Maurice, ndabashimiye bayobozi muri hano, nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Nk'uko abivuze, ndi Scovia Mutesi, ndi umuyobozi wa televiziyo yitwa Mama Rwagasabo. Ngira ngo abari hano mwese nta kiruta nyina w'umuntu, niryo shingiro ry'izina ryanjye. Rero kuba ndi nyina w'u Rwagasabo mu by'ukuri mwakabimpereye amashyi. Murakoze cyane. Mu by'ukuri ubu ntimugire ngo ngize amahirwe, nari niteguye ko uyu muvugizi wa guverinoma mushya wungirije ari njye utangira mubaza, ariko ubwo ari utangiye ambaza bishobora kuba bitazoroha muri aka kazi, ariko nzirwanaho kugeza ubwo mubajije ibya nyabyo. Arakoze cyane. Rero ngira ngo ku bijyanye n'itangazamakuru dutandukanye ibyo abantu bavuga, ntabwo dutandukanya abantu ubwabo cyangwa ibyo dutangaza. Umwuga w'itangazamakuru ni umwuga usaba imbaraga z'umubiri, iz'ibitekerezo ndetse n'urukundo. Iyo ibyo bintu byombi muri wowe bitarimo, kuba umunyamakuru mwiza biragora. Impamvu ntanga yo kuvuga ko bisaba urukundo, umutimanama ndetse n'umwanya mwinshi, bisaba ko ukomeza gukurikira amakuru, kuko twebwe ntabwo tuvuga amakuru, dutangaza amakuru. Banyakubahwa muri hano n'abandi badukurikiye, ntacyo mwakoze tubura icyo tuvuga. Rimwe na rimwe tukaza gutera ibuye mu gihuru ngo turebe igihubukamo, tukajya tuvuga ngo biravugwa. Iyo tuvuze ko bivugwa musohoka rero muvuga ibyo mwarimu mwabitse. Uyu munsi ndi umwe mu bagore bafite televiziyo mu Rwanda, nkaba n'umunyamakuru. Niba hari n'undi uyifite yaba ari umushoramari, ariko genda umunyamakuru wanayishinze, mpa n'akazi bagenzi banjye. Umwuga w'itangazamakuru tuwukora mu byiciro bitatu, ngira ngo abari hano batwigisha itangazamakuru barabizi. Umunyamakuru afite inshingano ya mbere ni ukumenyesha. Urugero, ubu Meteo Rwanda irimo iravuga ko imvura ishobora kuba nyinshi. Ubwo iyo Meteo Rwanda yavuze imvura ko iba nyinshi, Minagri iba yaje kugira ngo abahinzi bamenye uko biri bugende. Ibiza nabyo aho turimo turamenyesha igihari kugira ngo abaturage bitegure kumenya uko bahangana n'ibiza cyangwa se no kwirinda amazi yabasenyera. Tugiye ku cyiciro kijyanye no kwigisha. Ikijyanye no kwigisha, niba uyu munsi ejo baratangaga urugero ko Gicumbi, tutibagiwe na Nyabihu kera, ngira ngo na Muhanga irimo, kuba bafite abana bafite igwingira n'imirire mibi biri hejuru, bishobora kuvugwa mu ijambo rimwe n'umuyobozi, ariko ubwo twebwe nk'abanyamakuru iyo tugeze mu masaha yo kwigisha cyangwa mu biganiro, dusobanuye iyo bavuze imirire mibi n'igihe byagenze bite. Ni igihe umwana atabona indyo yuzuye itera imbaraga, ni igihe umwana atarerwa neza kugira ngo akurane ubuzima, najya no ku ishuri yige nk'uko minisitiri yabivugaga yumve. Icyo gihe turimo turigisha umuturage, ariko umuyobozi wavuze yakoresha ijambo rimwe. Twe dukusanya imibare iva muri statistique, tuzana ibyo muganga Dr Sabe Minisita avuga ku bijyanye n'imirire, tuzana ibijyanye n'imibereho myiza, byose tukabihuriza ku ijambo rimwe, ubwo tuba twigisha umuturage. Iyo bigeze rero mu gutuma abantu bidagadura, nabyo tubifite nk'inshingano ya gatatu. Bruce Melody iyo yavuze ko azamuka Ishyorongi, twe turabaza tutabamanuka baracahe, ubwo abantu mukaba murishimye. Ejo bundi kuri stade hari match yari ikomeye y'umunsi w'intwari, aho bafande babiri bari bicaranye ariko umwe agomba gutsinda undi, nuko birangira uwa polisi atsinze uw'ingabo, ariko ingabo zikomeza kuduha umutekano na polisi icyarimwe. Ibyo rero iyo turimo tubisobanura abanyamakuru bagenzi banjye, bituma abantu baruhuka, ka kazi kose nabyo bakabyishimira bagafana, nabyo tubifite nk'inshingano. Ariko nyakubahwa Perezida wa Repubulika ndetse n'abayobozi muteraniye hano n'abaturage, ari namwe bakiriye banjye abaturage, ubundi imbere ubu ngubu umushyikirano mu gukurikiye kuri Mama Rwagasabo, izindi muriho muziveho, muze aho ngaho niho tuba tunavuga ibintu neza. Izindi nshingano dufite,
cyane zikomeye muri ibyo byose twavuze ni umutimanama. Umutimanama ushingiye ku nkuru ifite ikigamije ku muturage. Ari naho ngiye gutandukanyiriza imvugo n'ibikorwa ntatandukanya abantu. Umutimanama w'umunyamakuru, ngewe nshobora guca ku ahabaye impanuka, polisi yafunze, impanuka iyo yabaye mwese muzi iyo shusho ukuntu ibisa, hari abapfuye n'abakomeretse. Mu by'ukuri nshobora kuvuga ko habaye impanuka iteye ubwoba mbi, dutegereje polisi ko itubwira ifatanyije n'abaganga icyabaye, niba hari ababuze ubuzima cyangwa bakomeretse. Nkabikora ntyo, ndetse nashaka no kwerekana aho imodoka yaguye, nkaba nazana ishusho irimo igihu, ku buryo umuntu uri burebe ya shusho ataza gukuka umutima. Ubwo uba wakoze inkuru ikura umutima, ntabwo uba wakoze inkuru imenyesha ko habaye impanuka. Ariko ntibagiwe n'igika cya nyuma kivuga ngo impamvu impanuka yabereye aha, hari umuvuduko, wari utwaye yari yanyoye ibisindisha, hari ikorosi, mujye musoma ibyapa, ese imodoka ntiyagiye muri control ngo barebe ko ifite feri. Mu by'ukuri mvuze inkuru ariko ndanayubaka, ndayuzuza ku buryo umuntu ari buyumva akanamenya icyakomotseho ibyago twagize by'impanuka n'ibindi. Mu gihe rero mugenzi wanjye duturanye, aba bantu bakoresha imbuga nkoranyambaga mbita abaturanyi bacu, kandi bagahata ahubwo twiga uko tubana, nta kindi wakora. Araza bagafotora abantu bapfuye, amashusho ateye ubwoba, ku buryo noneho bagera no ku rwego bavuga ngo niba ufite umutima woroshye nturebe ibi. Ugasigara wibaza ngo uyu muntu umutimanama we wakoze kumva ko arimo gutangaza ibintu bigomba gukura abantu umutima. Nicyo naho dutandukanira mu bikorwa. Ariko nanone nimvuga ntyo, abantu bajya bavuga ngo muri iyi minsi ngo abantu bari kuri YouTube batuzonze, ngo bagize bati Facebook, Instagram n'ahandi. Ndagira ngo bamenyeshe ko ibyo bintu bidafite ikibazo. Ngewe amafaranga Scovia nashinzemo televiziyo nayakuye muri YouTube na online. Bivuze ko ni isoko rinini kandi ritanga amafaranga. Ikibazo kiri aho ni uwagiyeyo, n'ibyo ahakoresha, n'ibyo ahatangariza bishobora gukura abantu umutima, bitesha agaciro abantu. Tubona abana baza kubavugisha ibitavugwa, umuntu ufite uburwayi bwo mu mutwe n'ibindi byinshi. Ibyo bikozwe n'umunyamakuru ntabwo ari MC twamworohera. Turamuhamagara tukamutegeka kubisiba, agasaba imbabazi aciye aho yakoreye ikosa. Ngira ngo mujya mubibona rimwe na rimwe, bikavaho bikagenda. Guhanganisha abafana, guhanganisha amakipe, watuma abantu bahiganwa ariko ntutuma abantu bahangana. Icyo ni imvugo dusaba abanyamakuru buri munsi. Ariko iyo tugeze kuri wa wundi rero waguze telefone ye, ufite interinete, wicaye ahantu mu cyumba cyangwa ari mu nzira agenda, we ntitumenye uko byagenze, ntitumenye n'uko tuzamubaza. Ari nayo rimwe na rimwe tubaza inzego zimwe na zimwe zirimo RIB, tukajya tubabwira tuti uwo mukiriye ni uwanyu, mumufashe kuguma mu rugo cyangwa gutura ahandi. Icyo gihe rero nubwo rimwe na rimwe ubona bitihuta, umwe akabikora undi agakomeza. Abantu boroye umuco wo gutukana, abantu boroye umuco wo kutagira uwo bubaha mukuru. Nako ni ingeso, mumbabarire, nta muco umeze utyo ubaho. Boroye izo ngeso mbi, ziraje zirakwiriye. Natwe dutangiye kuvuga ngo niko ngo abana b'ubu bameze. Oya, niko ababyeyi b'ubu tureberera abana, niko abanyamategeko b'ubu mwaretse abanyamafuti n'abanyabyaha bakabaho. Turabasaba ko ibyo bintu mudufasha. Njya nibukanya kwa Perezida wa Repubulika wigeze kwandika kuri X, yari tweet icyo gihe, ngo no guhana birafasha. Turasaba inzego zitandukanye mudufashe, muduhane, mutugire inama, tuvemo abantu bazima. Rega ngewe kera najyaga mbwira abana niruka ntaha, papa aranyica nintagira izisa, ariko data nta muntu arica. Cyari icyubahiro no gutinya ko agira ibyo andega. Iryo jambo rero ryo kuba umuntu atagira icyo atinya, atagira uwo atinya, turice mu bakoresha imbuga nkoranyambaga n'umwuga w'itangazamakuru. Ngira ngo aho nasobanuraga, muraza kunyihangana abanyamakuru, tugira amagambo burya yacu tukongeraho nayo namwe nibyo muba mwakoze. Ikindi dufite nk'inshingano mvuye kuri icyo ni ikijyanye guhuza abaturage n'abayobozi. Nyakubahwa PM, ngira ngo uwo wasimbuye yigeze kuvuga ko umuhanda ugiye kubakwa wa Nzove ukomeje kuri Skoro, ariko n'impamo ya Mungu haciye imvura yaguye. Urwondo udasanzwe uri umukomando ngo n'ahanyere ruhanyure, ugenda ukambakamba. Ibyo rero iyo tubabwiye ko abaturage bamerewe batyo, tuba tubabwiye ikibazo abaturage bafite. Ariko nanone tukongera kubwira abaturage ngo ipoto bubatse bagashyiraho transfer bakayigira batya, ntabwo bakuraho ibyuma ngo bajye kubigurisha Nyabugogo, kuko n'ubuyobozi ariko bwabivuze. Tugahuza umuturage n'umuyobozi, tugasubira mu bibazo by'abaturage.
ntabwo nava hano avuze bimwe mu bibazo abaturage baba bafite kuko nagize imana nkabona iyi mikoro dore sinyihorana. Kandi ngo mbahorane mwese uko mungana mutya mu kiganiro, n'ubwa mbere ndi mu kiganiro kirimo abayobozi bose. Ni ukuvuga ngo hari ibibazo mu makoperative, aho perezida wa koperative ayirya akayirangiza, abanyamuryango babandi mushaka gukura mu bukene bagakena. Iyo turimo tubivuga rero tuba turimo kuvuga ko mukwiye kubimenya no kubyitaho kugira ngo mufashe abaturage. Ikindi ngira ngo navuga kuri ibyo by'imibereho, murakoze nyakubahwa perezida wa repubulika. Nari ndimo mvuga uruhare rw'itangazamakuru mu mwuga wacu gufasha abaturage ndetse no kubahuza n'ubuyobozi. Hari icyo navugaga ku ruhare rwacu, aho dufata ibibazo by'abaturage tukabizana kugira ngo abayobozi batandukanye bamenye ibirimo kuba. Urugero natangaga, navugaga kuri uyu muhanda wo kuri Skol, ngira ngo ufite ikibazo kimwe n'ibindi bice bitandukanye, ariko nanone ndasubira nanone ku bijyanye n'amakoperative nk'uko nabivugaga bafite ibibazo. Iyo turimo tuvuga ibyo ntabwo tuba tugamije ko abaturage wenda bumva ko ubuyobozi butabafashije, ahubwo tuba turimo kuvuga ngo hagati y'umuturage n'umuyobozi tubahuze twebwe nk'abanyamakuru. Uyu munsi ubumvuze ko abantu mutekereze nawe kugira ngo aborozi ba Nyagatare bagemura amata agere kuri miliyoni 700 barega umuntu umwe ko yayajyanye. Muribaza uwagemuraga litiro imwe imyaka yamaze abikora. Na Gicumbi ngira ngo nuko amakoperative y'amata ngira ngo baragemura ntibishyurwe. Ibyo turimo tubivuga rero tuba turimo tugira ngo mumenye amakuru ava mu baturage, ariko namwe nimutubwira ko abaturage bagomba korora kijyambere, inka zifite umukamo, guhinga bakoresheje ifumbire, kumenya uko bita kuri ba bana, natwe turabifata tukabishyira abaturage mu buryo bwo kugira ngo duhuze abaturage n'abayobozi mu gukemura ibibazo byabo. Nyakubahwa perezida wa repubulika, ndimo ngana ku musozo w'umwanya bari bampaye. Muri uyu mwuga w'itangazamakuru dukora tuvuga ku bibazo bihari ndetse n'abaturage, ariko natwe nk'abanyamakuru ndetse n'umwuga wacu ufite ibibazo. Uyu munsi ngira ngo mwese muri hano hari amazina y'abanyamakuru mutakibona, mutakibuka, kubera ko bahoze bakora uyu mwuga w'itangazamakuru ariko bawubuzemo icyo mu kinyarwanda twita amaramuko n'ibyabatunga, barawusezera. Bamwe muri bo bicaye aha ngaha uyu munsi barakora indi mirimo. Ngira ngo na Maurice nuko mwamuhaye akazi yari hafi kugenda, yari hafi kuducika atakibona ayo mafaranga. Dufite izo mbogamizi, ariko nimvuga ibyo mwumve ko tunashimira bimwe mu bigerwaho. Ngira ngo twe na RURA ndetse na RGB nk'urwego rw'abanyamakuru RMC hari ibyo tumaze kugeraho, kandi muri iyi minsi twumva dukurikije amakuru baduhaye tugiye koroherwa. Ariko dufite n'ikindi kijyanye n'amikoro. Nyakubahwa perezida wa repubulika, mu by'ukuri nimvuga ngo ngize imana, njya nibuka kera turi muri Petit Stade wigeze uvuga ngo abajene cyangwa urubyiruko baharanire kujya kuri high table, ariko uwo munsi wabivuze mu gifaransa uvuga table d'honneur. Nyakubahwa mu ndeba aho nararwanye kugira ngo mbe nicaye aha pe. Nararwanye, kandi ndashima ko zimwe mu mvugo zawe n'ibikorwa bituma numva mfite imbaraga zikomeye zo gukomeza kurwana, kugira ngo n'igihe gitaha nituba tutakibasha kwicara hano abadukomokaho n'abatwumvise bazakomeze. Umwuga w'itangazamakuru ufite ibibazo biteye bityo. Icya mbere ni abo banyamakuru bagenda, icya kabiri bahunga mikoro. Ariko ndatanga urugero, uyu mushyikirano nahoze mvuga ngo abankurikiye hano mwese mu following Mama Rwagasabo online cyangwa se kuri televiziyo nayo muyishyireho muyirebe. Ariko nyakubahwa ndagira ngo nkumenyeshe ko abanyamakuru bari hano bose bafashije abanyarwanda kumva ibiganiro urimo ugirana nabo. Nituva hano tuzishyura abakozi bacu aho dukorera, internet itatworoheye inahenze, amafaranga akomoka mu ruganda rukora amazi niho tuzakura ayo mafaranga. Kandi twiriwe mu kazi hano twakoze, ngira ngo niba mubireba hari za kamera nyinshi, hari abafite amakaramu, amakayi, twakoze ibintu byose. Dusanga rero
niba bikunda ubuyobozi bwazareba imwe mu mirimo dukorana na leta cyangwa dufasha leta ko yagira igiciro igenera itangazamakuru, kuko natwe turi abafatanyabikorwa ba leta ariko tudakwiye gukora tutunguka, kugira ngo tuzaramire muri iki gihugu Imana yaduhaye kandi ntawe tugisiganya, tugomba kucyubaka. Hakarebwa niba hari uburyo buhari, kandi n'impamo ya Mungu ibyiringiro byo ndabifite ku buryo buzaboneka. Ngira ngo nganye ku musozo rero ndashima ko mwampaye uyu mwanya, n'icyo mvuga hari byinshi twashobora gukora, kandi ndakwizeza ko abanyamakuru tuzakomeza kuvuga iki gihugu, imibereho yacu tudashinze. Nk'ubu ngewe hari ibintu narambiwe kubona inkuru irimo kubera ku mupaka waho nshobora kugenda n'imodoka amasaha 3 nkaza kwicara muri televiziyo nkatangira nta makuru dukesha Al-Jazeera aravuga ko ku mupaka hari umuntu watambukaga agwa mu muringoti, ariko mu by'ukuri nabuze iki kimbuza kujyayo. Ngewe rero nzajya njyayo kugeza igihe nzumva ntabasha kugerayo. Ndabashimiye. Arakoze cyane Mama Rwagasabo Scovia. Reka mbonereho nkosore mu mibare yatanzwe na Minisitiri w'Uburezi, ntago kaminuza zacu zitanga abanyeshuri 90,000 n'ibihumbi 9 buri mwaka. Mwakoze cyane, n'ibihumbi 9 ntago ari 90,000. Tugikomeje n'ikiganiro cyacu rero. Kaminuza yego imibare ariko kaminuza y'u Rwanda umwaka ushize yego harangije abanyeshuri 9,000. Ibihumbi 9 not 90. Murakoze cyane. Turacyari kuganira ku murimo. Scovia aduhaye ishusho ifatika y'urugendo rw'itangazamakuru ndetse n'uruhare itangazamakuru rifite mu mibereho myiza y'umunyarwanda, ariko kandi urubyiruko by'umwihariko ndetse n'abakuru hari uruganda bisangamo rw'ubuhanzi ndetse n'ubugeni. Iki ni igice by'umwihariko urubyiruko rubonamo amahirwe cyane. Kuba Bruce Melody ari urugero rw'ibifatika, kuba Bruce Melody ari ishusho y'ubugeni n'ubuhanzi ariko bwiteje imbere, byanga bikunda hari nawe urugendo afite. Bruce, ubugeni n'ubuhanzi burunguka n'umurimo. Murakazi cyane nyakubahwa Perezida wa Repubulika. Icyo si ikibazo hakagombye kubumbaza undeba aha, urabona ko ngaragara no kuri pano. Yes. Ndasa n'uwagaburiwe, ndasa n'urya. N'umurimo mwiza kandi ugabura. Kera urebye mu myaka 20 ishize ukitegereza ubuhanzi, ariko ndatinda cyane cyane ku muziki kuko niho mbarizwa. Yego. Twari inyuma cyane, ni n'uruganda rwatangiye gukora nyuma y'izindi bitewe n'aho igihugu cyari kiri, kubera ko buriya habanza kubaka kwidagadura bigakurikira. Yego, sure. Birumvikana rero ntago byari byoroshye, ariko ubu ngubu ngiye nabaha nk'urugero, mvuka mu muryango ukijijwe ADPR Busanza. Rero ndibuka mbwira mu rugo ko ndi umuhanzi, barabanje baransengera vuga mu ndimi ariko babona ndacyakomeje. Rero hari umuntu w'umugande twari duturanye aza kumgira inama ati rero kugira ngo ugaragare nk'abahanzi shyiraho utudirede. Umunsi rero mama yambonye nashyizeho amadirede aravuze ati yo dore disco abazimu bamugize. Si n'ikintu cyumvikanaga muri societe bisanzwe kuba umuhanzi sagihobe, ariko twararwanye nk'uko Mama Rwagasabo yabivuze, turahatana umuziki turawukora, tugerageza kwereka abantu ko turi mu mirimo dukreyana. Umuziki ni umurimo uhanga indi mirimo, abantu bagenda babisobanukirwa, abafana bariyongera. Nshimira n'abahanzi b'icyo gihe babitangije, nabo ubu ngubu dukora akazi kamwe. Umuziki uragenda urakura kugeza ubu hari contribution y'abahanzi cyangwa se creative industry muri rusange kuri GDP y'igihugu asaga 5%, ariko ntitunyuzwe n'ibyo turi kubaka ku gihugu, kubera ko inzira iracyari ndende, ntabwo turagera aho twifuza kugera. Turifuza gutanga 2030 nyakubahwa Perezida wa Repubulika, cyangwa se tukanarenza naho, kubera ko buriya umuziki ni secteur yatinze kwitabwaho, ariko ubwo nanjye bamugana imbonye amahirwe nkaba nicaye aha, reka mbibanyuriremo. Yego. Buriya nta twebwe nitwe ngagi. Mbivuze kubera iki? Buriya umuziki winjiza mu madevize.
umuziki wambuka umupaka buriya twe nta visa buriya tuba dukeneye iyo twasohoye indirimbo upfa kuba ufite internet urambona upfa kuba uri ku mbuga nkoranyambaga kandi aho hose n'ibitaramo dutumirwamo hanze y'igihugu twishyurwa mu madevize ni ukuvuga ngo ni sekiteri ntekereza ko yitaweho ikanongerwa mu bukerarugendo ubuhanzi bwongewe mu bukerarugendo nabwo bukitabwaho cyane bwakurura abantu benshi icyo ngicyo turagisaba kandi tubasezeranyije ko tuzabikora neza abitabiriye bakajya banyurwa ikindi navuga wenda ni kuri contribution y'umuhanzi nkanjye munyihanganira ndatanga urugero kuri njyewe cyane cyane ko mbikora kinyamwuga buriya mu ndirimbo zanjye akenshi nkunda kugaragazamo amashusho y'igihugu cyacu cyangwa se n'umujyi wa Kigali ndaza kubaha urugero muragenda mubyibuka nk'indirimbo yanjye yitwa Katapira twayikoreye mu mujyi wa Kigali aha hose ariko ni mu bihe bitambutse hari yitwa Food Tour twakoreye Karongi abantu bose bahoraga babaza ngo hariya ni mu Rwanda hariya ni mu Rwanda ubuhanzi ni ubundi buryo bwo kugaragaza no ku branding igihugu cyacu ku buryo n'abanyamahanga bakibona kandi ntaragera ko bihenze reka mbanze mbereke nk'indirimbo mperuka gukorana n'umuhanzi witwa Diamond wo muri Tanzania image itangira iyo ndirimbo ni rompwe iri kuri Sonatube ni ukuvuga ngo dutewe ishema naho tuba ariko ntabwo dushaka ko bikorwa na politike cyangwa se n'abapolitisiye gusa natwe turashaka kugaragaza igihugu cyacu uwo muziki rero wambazaga ko ari akazi ni akazi kishyura neza iyo gakurikiranwe ariko ni n'akazi gahenze nk'iyo ndirimbo navugaga muri iyi minsi indirimbo ishobora gutwara amafaranga arenga miliyoni 150 z'amafaranga y'u Rwanda impamvu tuyashyiramo nuko twizeye kazagaruka ntago habura imbogamizi nk'ubu ngubu wenda nk'imbogamizi umuhanzi nkanjye Bruce Melody cyangwa The Ben dushobora kujya muri arena hakuzura tugatanga ibyishimo tugakreya akazi abantu bakabona imirimo ariko twifuza ko ibikorwa remezo byose muri rusange bitwegerezwa tukanoroherezwa kubibona tukagira access kuri stade Amahoro n'iby'umupira gusa dukumbuye ibitaramo bizamo abantu 60,000 mu giukarara unezerewe abafana bari kunyumva niba babyemeye nibavuga ngo yuhu aho rero aho ngaho ni mu bijyanye no gutanga ibyishimo nabo turibo iyo bigeze imbere wenda y'umunyamahanga ureba igihugu ikindi hari gahunda ndimo n'abandi bagenzi banjye turi kumwe twayise Music for Export icyambere mbanza kubashimira nyakubahwa Perezida wa Repubulika nuko dufite uyu munsi noneho dufite ishuri ryigisha umuziki ntago ari ibintu tugikora nk'abishakisha nk'ababyihingamo ntago nge nagize amahirwe yo kurijyamo simvuge gutyo ngo mugire ngo ndakuze nubwo ntari umugenzi sindi no mu millennium the hybrid ndi hagataho kubera ko umuziki wanjye bose barawumva barawukunda rero abantu dukorana uhereye kuri bande abari muri team bose bize umuziki ku buryo atari ibintu tugikora dushakisha turi gushyiramo imbaraga zishoboka zose ngo turebe ko umuziki ari naho numvaga byahurira n'ubukerarugendo ko umuziki kandi tubikora turi benshi n'abandi bahanzi ko umuziki wacu w'u Rwanda warenga u Rwanda turabasabye mu ushyigikire dusaba n'abashoramari gutangira gushora imari mu muziki nyarwanda turabashimira bahari kandi no kuri bakoresha ingufu nyinshi ariko dukeneye benshi kugira ngo birusheho kugenda neza icyo nashaka gusorezaho nyakubahwa Perezida wa Repubulika no kubashimira mwarakoze kumenyekana njyewe njya ngenda nagize amahirwe yo gukorana indirimbo n'umuhanzi witwa Shaggy icyo gihe numvaga nshaka gutwara idarapo ariko sinarinzi aho barikura ubwo nyine ndiruka nshakisha abo bantu bose nza kugira amahirwe ndaribona buriya ku irembo waribona nta nubwo byari ibintu bigoye sinagombaga no kuva mu rugo ndaribona ndagenda ariko winjiraga nko mu kiganiro bakakubaza ngo uvahe nkavuga nti ngiye mba nitwa Bruce Melody nturuka mu Rwanda ukabona umuntu atangiye ariko iyo twongeyeho izina ryanyu ni business class ngenda njyenyine birijyana birihuta ubwo rero twabafatiyeho lift kandi bigira umumaro kandi iyo ndi gukora ibintu numva ntewe ishema naho naturutse nta kintu na kimwe kindutira u Rwanda ni ukuri turabakunda cyane mukomeze mudushyigikire murakoze arakoze cyane
arakoze Bruce Melody. Biragaragara ko ni urugendo rushimishije kuko niba twahereye mu miyoborere myiza tukaza kuvuga ku